Ndagusuje kandi ngo wahe ikaze ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, nkubwire ngo uhawe ikaze kuri YouTube channel, aho turebera ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane twibanda kuri telefone, mudasobwa, artificial intelligence ndetse n'ibindi bintu bisanzwe bigezweho bijyanye n'ikoranabuhanga. Abantu badukurikirana umunsi ku wundi bagiye bunguka ibintu byinshi bitandukanye kuri YouTube channel, ndetse nawe ugeze hano bwa mbere kuhigira ibintu byinshi bitandukanye. Ngira ngo mubwire yuko iyo hari icyo ushaka ko tukwigisha, ukiri igitekerezo cyawe muri comments, tukazakivugaho muri video y'ubutaha. Ubu n'uyu munsi video nkozeho ni igitekerezo nari nabonye muri comments bankurikira bansabye. Abantu benshi rero ngo ntabwo bazi gushyira file zabo kuri email bakazibikaho nyine mu gihe runaka. Ubwo ni mvuga file ndavuga amadokima, indirimbo, video, amafoto ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kubibika kuri email yawe. Ngira ngo kandi mwibutse yuko yibitse ikintu kuri email naho kijya n'imyaka 10 cyagumaho ndetse kigifite, kuko urumva kubika kuri telefone yo irapfa, bayikwiba ugasanga ibyo wabitseho urayibuze. Ariko iyo wabitse ibintu byawe kuri email niyo telefone bayikwiba kabisa, ufata indi telefone ugashyiramo email yawe, bya bintu wasevinzeho ukabisangamo. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabishyiraho mu buryo bwizewe kandi bwihuta. Urasaba ko ufite telefone na internet yawe, ubundi tugendane step by step. Nyuma yo kureba iyi video nawe ube wabyikorera. Ubwire ngo rero ugeze hano bwa mbere wakora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye dukomeza kubana muri izi video nyinshi tugenda tukugezaho. Ndetse muza no kushimira cyane wayikoze kabisa, asante sana. Ngiye kukwereka rero uburyo ugiye kubigenza. Uraza telefone yawe n'ubundi ujye muri Gmail. Ujye muri Gmail nkuko bisanzwe, and then urasanga mu buryo kohereza message n'ubundi uraza hano hasi kuri compose. Ngira ngo urabona yuko from hano hari email and then to uraza gushyiramo email. Nkuko ubizi rero from ni email yawe wowe nyir'ubwite ugiye kohereza, ni kuri from. And then to bivuze ngo nyine uhandika email ugiye kohereza icyo kintu. None uko nibuze kubigenza n'ubundi kuko ugiye kubika izo files kuri email yawe, n'ubundi uraza kwiyandikira, uraza kuyoherereza. Bivuze ngo no kuri to urashyiramo email yawe, kuko ayo mafoto nyine urabugiye kuyohereza kuri email yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Bivuze ngo kuri from iraba ari email yawe, na to ari email yawe. Bivuze ngo ndaza kuyandikamo gutya. Ngira ngo urabona yuko nyine nuko imeze. Hari email igiye kohereza ni yanjye, nigiye kwakira ni yanjye, kuko aya mafoto ariho ngiye kuyabika, cyangwa aya video, cyangwa aya document. And then kuri subject wabyita title. No kubiha title kugira ngo bitaza gucanga ugiye kubireba. Urugero nimba ari nk'amafoto ushobora kwita ngo my photos, cyangwa aba ari video ugashyiraho my videos, my documents, my music. Washyiramo wahita izina ushaka kugira ngo nyine nuzajya kubireba uzamenye izina wagiye ubyita, bityo bikorohere, kuko uhise ubyohereza bishobora kuzakugora kubicangura. And then nurangiza uraza kuri kano kantu ko hejuru kameze nk'igikwasi kita attach file. Aka ngaka urabona ko nugakandaho noneho baratakwereka ngo photos, camera, files. Bivuze ngo nyine uramutse ushaka gushyiraho amafoto cyangwa video, byose biri hano, bikubiye hano muri photos cyangwa music. Ninshaka ibyo ngibyo ndabishyiraho. Yaba ari kamera, ari nk'ifoto nshaka gufotora ako kanya, nkahita nyishyira hano kuri email. Najya ari files, amadokima, niho najya n'ubundi nkahitamo document nshaka kohereza kuri email yanjye. Urugero nshobora kuza hano muri photos, urabona bahita banyereka amafoto yose mfite muri gallery yanjye. And then nshobora guhitamo ifoto nshaka kohereza cyangwa video nshaka kohereza, nkahitamo nk'iyi foto. Ndaza hano kuri done, and then urabona ko iyo foto ngiye kohereza yaje. Ni ari menshi, ngira ngo ubonye ko ibyari bibaye selected, nuko ngiye misemo imwe, ariko niyo yaba ari amafoto 100 cyangwa 1000, n'ubundi byose urabiselectinga ukabyohereza.
and then urabona ko nimara gushyiraho ifoto ndahita nkanda kuri kano kantu ka send hano hejuru n'ubundi iruhande rwa attach file gutya. Urabona ko hano hasi iri kohereza, urabona ko bambwiye ngo send. Ibi ngibi byamaze kuba, iyi foto namaze kuyohereza. Dore ngiyi ni mi, ushaka gukandaho nkayibona. Dore ngiyi foto rwose. Mu gihe iyo uhinduye device, uhinduye phone nyine wakoreshaga, urumva iyo foto ntabwo ibiriho, uhita uyidownloading iyi ngiyi kuko warayiyohereje kabisa. Niyo haba hashize imyaka 100 cyangwa ingano ihari, file iyo ari yose ushyize kuri email ntabwo igivaho. Ngira ngo urabizi yuko nyine email ari bwo buryo bwonyine bwizewe bwo kubika ikintu ku buryo kitabura. Rero kuri wowe utari ubizi rwose, fata telefone yawe ubigerageze ndetse utangire kujya ushyiraho files zawe, yaba ari indirimbo, amafoto ndetse na document, kuko uzabikenera nyuma y'igihe kirekire. Naho ubundi kubika ibintu kuri telefone ntabwo byizewe, kuko iyo banayikwiba ukaba wabibura cyangwa bashyiramo kuri flash disk nayo bakaba bayikwiba. Ngira ngo niba umaze kubibona uko bashyira amafoto kuri email ndetse n'ibindi, ngira ngo ikibazo cyawe kirakemutse. Ibi ngibi bizakugirira akamaro ahantu henshi hatandukanye, nko ku bantu biga kaminuza, university. Hari igihe baba barafotoye bordereau cyangwa izindi document, bikaba ngombwa yuko wazisavinga kuri email kugira ngo uzazikenere nyuma y'igihe runaka. Ngira ngo rero ibi ngibi biraza kukugirira akamaro kabisa nubikurikiza. Kugira ngo rero wageze hano bwa mbere koko wakora subscribe niba utarayikora, ndetse ugasharinga abandi tazi gushyira document zabo kuri email. Ikindi kandi hari icyo ushaka ko tukwigisha, igitekerezo cyawe muri comment tuzakivugaho muri video gutaha. Asante sana.